Kuba kuri iyi si dutuye ni urugendo dutangira tutazi neza inkomoko yacu ya nyayo. Ariko rero iyo tugeze ku isi tuba tubonye inkomoko ya mbere, ababyeyi bacu. Papa na mama nibo bantu ba mbere dufitanye isano ya hafi, kuko nibo kiraro kitugeza kuri iyi si. Ushobora kuba ufite papa na mama, cyangwa barapfuye ukaba uri imfubyi. Kubura ababyeyi birababaza cyane, ndetse bikagusiga mu cyiciro cyo kwitwa imfubyi. Ariko byibuze usigarana agafoto k'ababyeyi cyangwa amazina yabo. Ariko noneho kubura ababyeyi bahari bitera agahinda kenshi kurushaho, ndetse n'umuruho. Kugira ababyeyi ukitwa mwene kanaka na nyirakanaka ni ibisanzwe. Gusa hari umuntu umwe cyangwa bake muri twe babaho batagira ababyeyi, atari uko bapfuye ahubwo ari uko batabamenye. Ludovico ni umugabo w'imyaka 60. Amaze iki gihe cyose ku isi atazi ise, atazi nyina, atazi niba agira abakuru be, barumuna be cyangwa bashiki be. Ntazi igihugu cye, ntazi inkomoko ye, ntazi aho avukira. Yemwe ntazi niba agira umuryango cyangwa atawugira. Gusa byanze bikunze arawugira nuko atawuzi. Kuvuka wamara gukura ukabaza uti data yitwa nde, ese mama we yitwa nde, ugasubizwa ko utabagira, batanabaho, nta n'amazina yabo azwi. Ni urugendo rw'umuruho uba utangiye, uba wiswe umuntu utagira inkomoko. Amahoro kuri mwese mudukurikiye. Iyi ni Legacy TV, imbikunda kanda kuri like, comment, share, notification button, hanyuma na subscribe. Ni muri kumwe nanjye Alvina Sydney, tugikomeza gukora investigation cyangwa se ubushakashatsi hirya no hino, kumenya amakuru y'igihugu turimo, hanze yacu. Ese bimeze bite, abantu babayeho bate? Hano hantu harananyerera hagati aho mu byo turi kuvuga byose. Aha mberere ni Nyamata, nkaba nakiriye inkuru ikomeye cyane. Niyo umuntu mu cyongereza bavuga ngo a man from nowhere. Ntabwo azi iki gihugu turimo icyo ari cyo, ntabwo azi amazina ye nimba ari aya nyayo, nta nubwo azi nimba ari we wayishwe n'ababyeyi. Ababyeyi be ntabwo abazi, nta muvukanyi afite, mbese nta nkomoko n'iyi n'imwe azi y'ubuzima bwe. Yemwe n'aho aba sinzi ko haba hanabaho, kuko it's a man from nowhere, ariko akaba ari hano ku isi ahumeka ariho. Reka turebe ko ibyo bintu bishoboka kuko nze mwiriwe neza. Gira hino mubona amahoro n'amahoro. Yego, gira hino. Meze neza cyane. Aha ni utuye se muri? Hirya mu bikoni. Mu bikoni? Kuki ba mu bikoni muze? Mu bikoni nuko nta bushobozi mfite, nta kugira ngo nta mama mfite, nta data ngira, nk'abandi umuntu ntazi uko naje naha mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo wamenye ubwenge uri hese? Ndi mu Bushumba. Yego. Turi kumwe na data buja, niwe wananyise ayo mazina. Witwa nde? Mutarambirwa. Ludovico. Njya yakwisesa gukuye he? Yaranyise amajije kuntoragura ndi mu nkazi. Mu nka? Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muntu wakugize umushumba uragira amatungo ye, yagutoye aho ngaho mu matungo ye, niho bari bagusize. Kuva icyo gihe urakura, ugejeje iki gihe. Usize imyaka yawe ko? Mfite imyaka 60. Wayimenye ute se kari 60? Barayimbwiye. Wayikubwiye ninde se? Uwo nakoreraga. Uwo wagutoye nyine? Nta babyeyi uzi, nta muvandimwe ufite? Reka ntawe. Aha suba wahageze ute? Niho wabaga worora kugeza na n'ubu? Oya, aho nabaga hirya aho bita za Musave. Naho ngaho hirya za Kigali. Hanyuma se aha turi urahazi uko yitwa ariko? Aha ni mu Bugesera. Mu Bugesera. Uhabaye igihe kingana gute? Habaye imyaka 22. Ubu umeze gutya se muzehe, usa gutya, ni kubera iki? Nuko nyene nuko nanavunitse ntabashije kumesa imyenda. Ubwo nta nugweruka koga? Oya. Mana yanjye. Igihe kingana ko tutarugama? Amezi 3.
amezi 3 utaroga utarikoza amazi ntabwo bigutera se uburwayi muze oya nta kibazo ariko ndimo ndoroherwa ngiye kujya ntangira gukora amasuku wavunitse bigenze bite naraguye hanyuma se ahangaha uri hari ubwo bufasha ubona bw'icyo kurya se bisaba iki biraguta ubuzima bumeze gute ubuzima nuko nyene ndashakisha uko nshoboye gake gake nkagira n'igihe mbonye icyo kurya n'igihe nkibuze ubwo nyene nkaryama ukaryama ubu nta n'umugore wigeze reka uyu mugore naramwigeze yarananiye ubwo twaravanye nta n'abana se abana mfite bimwe babiri abandi babiri barapfuye babino se abana murabana hano oya barepfo kwa nyirakuru kwa nyirakuru ubwo ku ruhande rwa mama ubwo rw'umugore wawe wowe ntago uzi ngo ababyeyi bawe ni bande oya ubu aho uri kufita aho basurambika umusayo ukaryama atarahambonye mu bihuru oya ni mu gikoni cyande cya Mutabazi niho yaguhaye uba nta handi hantu wabasha kuba se ntago ushaka kugenda mu buyobozi ngo bakuvuganire nirigeze ubigerageza nagiye mu buyobozi kuva kera njya gushakayo ibyangombwa mbibuze tuba tunagenda unanyereka aho hantu mu gikoni bibuze bigenda gute mbibuze ibyangombwa by'iki irangamuntu yawe ntayo ugira oya kuki ntayo ugira kandi uba mu gihugu nuko nagiye kubishaka bakabinyima abayobozi babikwimiye iki ntabwo mbizi warababwiye ikibazo se ufite urababwira uti nyine ibyangombwa baranga ubu muze ni ukuvuga ngo kuri iyi myaka ugejeje nta na rimwe wigeze indangamuntu oya nta bayobozi se hano kuko ugenda mu muhanda abantu ngo baguhagarike uti ibyangombwa byawe biri nta n'umwe wigeze abikubaza mu buzima oya mba nagiye he ko mba ntavuye muri uru rusisiro ubwo iyo ugumye aha ngaha nta n'ugusaba se ibyangombwa kuko babarura abantu hagiye kuba se nk'amatora baba babizi ko ntabyo mfite ntawe ubimbaza kuba utabifite se wagiye kubisaba ubabwira ko ubishaka baranga nagiye kubisaba baranga bakubwiye ngo ni ukubera iki ntacyo bambwiye barabinyimye gusa baravuze ngo nta bihari oya barabinyimye gusa umenye ubwenge wisanze uri hahandi kwamo nisanze ndi kuri uwo mugabo nyine nakoraga naragiriraga izo urahaba yari Tanzania atari no mu Rwanda oya ubwo mu Rwanda hageze ute niwe twazanye niwe mwazanye ko nari umukozi ubwo mwatanye kubera iki se ntabwo yaratigukeneye oya nuko ubwo nyene yaramagiye kunaniza nanjye nkaba amagiye gukura nkabanza ubwenge ubwo ndavuga nti reka njye gushaka indi mibereho kumenya ururimi se niwo wakwigishije ururimi nta n'ibi niwo warunyigishije ariko bona nk'umunyarwanda cyangwa umutanzania ntacyo nibonamo ko nta byangombwa mfite ntuzi nimba waravukiye Tanzania cyangwa ariko ubwo ufungura amaso umenya ubwenge wabaga Tanzania mfungura amaso niho twabanaga n'uwo mugabo nyine databuja ari umunyarwanda se yari umunyarwanda uwo mugabo wahavuye ubwo icyo gihe yakubwiye ko yakubonye uri uruhinja rungana gute yambwiye ko nari uruhinja rufite imyaka 2 uruhinja rufite imyaka 2 winjiye mu Rwanda ryari intambara ishize muri 1995 Gumenye ubwenge wari ufite nk'imyaka 7 wenda. 7 gukura gutyo icyo gihe cyose wari umushumba. Nta kindi kintu wakoraga. Nubwo buzima mpaka umunsi ku munsi. Yagufataga neza so umuntu. Nta ribi yarangaburiraga. Gusa. None akananyambika. Ukanabona ibyo kwiga se ku ishuri wabashaga kujyayo. Oya. Yanze kujya mu ishuri. Nakomeje mba mu nkazi. Uba mu nka nagwabaga mu nzu ku ruhande. Y'abantu nyine harimo n'abandi babaga mu nkaho mu kiraro kwira abo bana se bo bariga muze abantu umwe ni muto ntabwo ari ni muto ariko umukuru ariga hano se ubona cyo kurya umunsi ku munsi cyangwa ubwo iyo uri hano gukora nk'iki hari igihe nkibona n'igihe nkibura akenshi usa hano gukora nk'akahe kazi mba ndi kotsa amakaramu hariya hirya kotsa uyatwikiramo hariya hirya tuvuye aho niyo ntunze niyo ngaburira amakara urayacuruza urayotsa ukanayacuruza nkabonamo amafaranga yo gukurira ubwo nko ku munsi ushobora nko kubona nkangahe nko ku munsi ni nk'icya 3 cyantunga rero
umunsi kikagutunga ku munsi se cyati gutunga nk'iminsi nk'ibiri nk'iminsi nk'ibiri ukaryaho nkangahe ndagenda nkaguramo nk'ibijumba bya 500 n'uburisha hano ndo haguhaye ngo habe hano turi kugana ni hano mbona se ni umusaza mutabaza umufasha iki ari iba mufasha nawe no gushaka icyo kurya nawe abahe se aba muri ibi uhangani ubu nuvuga ngo ni ururugi yego rwose cyangwa ugakuraho kose kuko se injiramo muze injiramo twereke ukuntu ubaho ubwo aho niho urara aha niho ndara ugatekera ngatekeramo ha amazi rekashwe nta koga amazi aha niho ndyama mu bikimeze aha niho ndyama ugatekera hariya koga ubwo nta koga ubu harya mbwe ngumaze amezi 3 kubera ko mpamvu zuko naravunitse ububoko ariko kugiye koroherwa ukuboko kubera utabasha kuvoma muri hano se muri aka gace bigeze bakumenya ngo ubabwire ikibazo ufite ntari warabibabwiye se birakunda baragufasha harimo abamfashije bagufasha bate niki bakugeneye bakajya bampereza amafaranga nkajya guhaha hanyuma ahangaha ubwo ufitemo iki mfitemo utubido 2 n'amasahani 2 n'amasafuriya 2 amasafuriya 2 ntabwo ndi kubona nimwe ndi kubona hari indi ntoya iriya niyo uriramo nta kindi oya amasahani se singaye utu 2 tumbona utu ducupa dukoresha iki dushyiramo amazi yo kunywa n'ububido 2 n'iyi basi ukaryama hara ku mifuka ubu ni ukuvuga ngo kurya ni ibyo gusa kuri uyu munsi ubwo umunsi warangiye utangira gukora se sangapi muze nimba unabasha no kuba wagiye gukora saa 12 z'igitondo ugataha ryari ngataha saa 6 z'ijoro oya z'amanywa none se ubu muze nimba atari ibanga ni nk'aya mafaranga umuntu yaguhereza ukavuga utangaya nahita mva muri iyi nzu nkagira icyo nkora nkava muri ubuzima nkanajya noga nkamera neza ugereranya twumva kuko urumva n'ubundi ubusanzwe ucuruza ayo makaro kandi siko buri gihe acuruza ubwo ni nkanga ugereranyije ubwo se nagereranya ni nkanga wahe ubwo izi se ukurikije ubwo ni nk'ahantu ho kuba nk'inzu yo kubaho muri aka gace kanyu isanzwe si hari ahantu bakodesha se muri aka gace baraboneka ubwo baba bakodesha nkangahe ku munsi cyangwa ku kwezi hari aho utanga nk'$15 hari aho utanga nka 20 ariko akaba ari inzu wabamo nzima ubwo nk'umuntu uvuga uti nagira icyo nkora wakora nk'iki wakora ibyo wakomeje ugafungura nk'umushinga munini wenda uringaniye w'amakarasi wacuruza nashaka ibindi by'ubucuruzi nk'ibiki bindi wumva ushoboye muzee n'ibiki bindi wumva ushoboye nacuruza najya ndangura nk'ubwo bufu nkabucuruza agahinda kanjye nuko ntagira ibyangombwa singire n'ahomba ubu maze imyaka ubu aho ngiri hano mu Bugesera ndumva imyaka 20 ingahe ishize 22 kuhagera se wahageze ute wari wateze wari wabonye ukuzana nabonye uzana naje mu modoka gusa ariko dushushanyiriza ubuzima bwo kubaho utagira umuvandimwe utagira umubyeyi utarigeze unamumenya mu mutima bumva bimeze gute ibyiki ntacyo kuba warabayeho ubwo ntacyo rwose ubwo ibyo naranabimenyereye ntacyo biba bimbwiye rwose abo bana ariko bo babona ubufasha se bakabaho neza basi